dada ariko urampenze pe ndaguhera nukuri ahiryo wari gushyiraho zera sayisa none ukayuzuza rega ahubwo nari kugura rega wa muntu we ama essence iki niki byo igihumbi motajya wihangana ukamwishyura mabuja nubundi rega kuri umukirimu ngangarurira so ubundi waretse sinaza gutwara n'ubutaha tukazanahera ariko oya nabyo bitaba motari wawe ari benshi nabo urumva kumenya nta eshanje mfitera isakura yabona moto ugaruye kuri telefone oya kuri telefone murayisubiza so wa amafaranga mu nzu cyangwa se ubwo nyine nta kibazo reka ndebe ko nyafite uyu munsi byanze shayi isakura yabona dada nyine nta kundi ariko kuvuga ngo none se dada ngaho nta kibazo maka nimero kiki se kandi urabona hari amukuye n'ubundi ubutaha najya nkubona nko guhamagara cyangwa se ugiye nko gusenga mu buzima busanzwe nza n'imodoka ahubwo nuko byabaye ngombwa ko nega ujya gusenga se kandi mfite imodoka injyana ariko none si igihe cyose ugenda n'imodoka ako se dada agaruka mu bwenge ubundi wowe kuko wihuta cyane ubundi ugiye kugira gute ukuntu mpuzanye neza ntanagutwara neza nkagera gute ubu ugiye kugenda nta n'akanini nta mafaranga muri Kigali moto ntabwo bizi ndabizi n'ubundi yampaye bigoranye yego nta mafaranga ariko simba mubwire basi mbarumfashe umaka nimero njyewe umva butunze nzajya muvugisha umvugisha iki igihe ari ngombwa ngeze mu rugo ngiye kuruhuka cyangwa se nawe wicaye unantekereje usange urabona hari ikibazo tuvuganya hari ikibazo ngiye nko gutekereza rukatiyo urabona nagutekereza wowe akose dada ko nakuzanye mbona uri umwana mwiza witonda kuba ndi umwana mwiza ntibivuga ko natetwa n'abamoto ngamba uhise n'utambutse wese aneretse ngawe wigire ntambara ndakwinginze nzajya nguhamagara basi ari uko nta kumamagara nta kintu uzabuje kumbwira habe na gito nta kintu naganira n'umuntu wawe wenda nubona ari ngombwa uzajya unambipa Mukipa ariko nkubaze iki? Ngaho ntacyo nzankohereza amayinite. Ngiye nzajya nyakohereza buri gihe anahura. Undusha amafaranga wawe. Andi ko nshaka kujya muganira. Reba ahantu ngiye gutaha uri kuhareba. Urabona undusha amafaranga ku buryo wambwira ngo uzajya nyohereza amayinite. Oya ariko urabizi urukundo rujya. Mujye mugabanya amagambo y'amakazi. Jya mu kazi cyangwa uvuge ko ntabyo ushaka. None se nimba ngiye nagukunze urumva? Reka mbaho. Nundi munsi kandi nitukura. Uzahita ushaka ukurugira gutunyirengagiza ntabwo njya mvuga nawe. Ndamfasha. Bakubundi reba umuntu ungana na gatura ubona twaganira. Ariko se oya nuko nakuze vuba. Naho ubone nta myaka nawe. Kogosha ubwanwa bukanata neza ukabushyira ku murongo. Wiyogoshesha ahantu ha desa urabona twaciringi. Ariko dada ubwanwa nibwo bugaragaza n'umuntu w'umugabo kandi ufite gahunda. Sawa nimba aribyo bikuranga ko uri umugabo ufite gahunda ndabibona. Ngafasha kame natunga byonyine. Ntabwo witunga bibi. Ayiwe tata. Wari gusubira inyuma ukajya kureba aho wahoreje amafaranga. Kuko ngenda. Genda cyangwa ubireka wa. Garuka basi nkwereke. Garuka nkwereke. Akira. Ye. Ega igikobwa we. Ajya ariko nzaza kumutegereza ejo mu gitondo. Agiye kukazi. Mabusha none se. Nisa. So kwa Roma magaye biti. Rero cyo nashaka kubwira. Hari akazi nashaka kuguha. Akazi washaka kuma? Naragwamagaye ejo binze tubiganireho ndakubura kandi nyine nari ngukeneye. Yowe sejo ejo bundi twahuriye muri ya party yo kwa. Cyagiye duhura. Nyine urebye. Nge narakwishimiye. Sinagakoze kabone. Kazi nyine ubwoko iki cyambere nta mafaranga ariko nyine nkajya ngaho ushaka. Faranga ndafite suba mubona imitungo mfite nta kintu nakomare nakuteza imbere nawe. Ariko kama kazi kagaragara nka gahesheje n'Imana icyubahiro. Gahunda kwaje nyine twana kibanira. Kubana ngo iki? Surabona ndi umuntu usebetse kugitanye. Nagura umwana wana nukabigira nawe. Ejo bundi duhuye ubu ngubu unekereza hirya. Nibyo ariko jya ugabanya. Oya nukuri ni. Oya. N'umusore w'iboga. Oya ibyo bintu wapi? Nibyo ariko. Ntabwo amafaranga yaguhindurira ubuzima. Niba ari ibyo wigira idari. Oya twahuye rimwe ni rimwe twahuye situziranye kandi niyo twaba tuziranye
ntabwo ari ngombwa ngo unzaneho ibyo ngibyo. Ibura kiri gute Jama? sawa bro. ndakubona Ariko usigaye uryoshye washyizemo n'amataratara n'iki. erega ndarenze mwana ku uryoshye ushatse aretse twebwe shako byanze byanze gute hano hanze hari agafaranga ngemurana amafaranga niba nawe sha ako hano hanze hari abana bari gutanga ibiceri bro sibi gemurana amafaranga umva ndayajugunya nkayaterana hagati aho ngaho utararenga aho ngaho uzi bimbayeho kagira inkuru sisha nibiki umuntu yaramamagaye kuri phone twahuriye muri pati arakwibye oya bigenze bite amamagaye kuri phone twahuriye ahantu muri pati nyine twagiye mu kirori uri kumva umunsi umwe none aramamagaye amaje kumpamagara arambwira ngo ngagiye kumpa akazi ngo niba ngari ibintu ngo by'ibiki ngo byo ngo ijoro rimwe ibintu yambwiraga arakubwiye ngo ibintu by'ijoro rimwe ese uri umwana niba icyo yashakaga nyine oya ibyo bintu simbigenderamo umukobwa ni wese umusobanurira atuye mu gipangu cya haruguru numvishe ngo niba gatuye ngo kwa Murokore kwa Murokore hano ruguru siko mazi mwana ni cya gikobwa cyiza kiba cyitandiriye agatambaro mu mutwe nuko ni icyo ngicyo n'igikara mwiza ni icyo ngicyo ese ngiye ako gacu ngiye nkahindiramo reka ntabwo reka bamugira inama wagize amahirwe uriya mukobwa uzi ibirwara afite birenze igihumbi baba we manu ushimwe ubwo nuko nguko niyo kabutindi yashaka kungereka iyo byari birangiye ahubwo wowe ugomba nyine kumukatira hari nimero yaguhaye oya nimero ye yayimamagaje ariko ndaje nyisibe nanamwibagirwe kwa Murokore hari haruguru dore gatoya urahita utambika uzamuke mu kayira gahari nyine reka njye mu rugo sibyo kanjye mu rugo ngende njye kwambara ubundi tugire gute oya naribi ngewe naribi tuzahuza ubutaha ariko usigaye uryoshye uzambwira ikintu usigaye ukora uriya mukobwa kumukate ni amahirwe sha sawa kasha we Kanoni se burya twari kumwe burya bamwe tukumbona uri mu bibazo byinshi gutekereza cyane ndeka sha umva rero Denise tekereze we reka nkubwire uzi ko sha umukobwa yambwiye ngo turyamane ngame 500 aguhe 500 man ijoro rimwe ariko uvuye imvayo kuvuye wenda nta byanze man namukati what the fuck ikigoryi man ni gute muri iyi minsi kuko n'ibintu ubuzima bweze nabi wo mvuga bose ngaho nawe ujyeyo muye na Ibura ya nshuti yacu Ibrahim ni umuzi man uziko ndabimuganirijeho nabanjije kumbwira nka gutyo nkawe ambwira yuko ndi ikigoryi ariko nyuma yaho mubwiye umukobwa wari we yumva aramuzi ewana ahita ambwira ati umukobwa arwaye za sida arwaye iteza arwaye iki ariko si kuryo umukobwa agwe mu 500 mu ryamane oya man twebwe dushaka nawe duhonga amafaranga usibye n'ibyo ngibyo ngiye ntago naryamana n'umukobwa reka ntago naryamana n'indaya ngo none ngamonga amafaranga oya numvaga ari n'akazi kazima nzagende niba ari ibyo ngibyo nzagende reka muri make amwereke rero zagume gucyura n'ikigoryi cya amafaranga uzayakura umwaka wose uyishakisha kano kangubwe Kanoni we ngaho sigara mana we sabo ngo muri karitsiye ninjije babona amafaranga bakayitesha n'amadage kanisi hasa ni mama magaye babo ngo biraka kujya mu karori naje we kuzabiruka bite kuzabiruka bite ahubwo subiramo ibintu waruvuze ngabo ngo muri karitsiye muri amadage mubona amafaranga mukayitesha umuntu agwa amafaranga yagwindira mukazana cyo ikibazo cyawe nakimenye wakibwiwe n'iki ko natangazo natanze
nta tangazo watanze ariko ngiye mbimenya mbere y'uko ubivuga. Mugambwira uheruka mfite ikihe kibazo? Ikibazo nyine ufite ndakiza ahubwo tugende. Harashashe se? None se ibyo tubiganira ariko utanjyana nkasanga Nta mafaranga 500,000. Okay. Kamubwira ayo ni makeya. Ni makeya. Noneho reka nkurabure sibyo? Ko nizere kuri seri uzi gukora akazi neza. Ntabwo nshaka umuhungu wo kujya kumbihiriza usubiza. Njyewe ndi wa wundi ubikora. Ukaba utakifuza ko twanatandukana. Ahubwo niba tugende. twagiye.